Baha ikaze mu mfashanyigisho y'ikoranabuhanga itegurirwa mu ishuri rya ICT ryigisha electronique ndetse na computer. Njyewe ubagezaho imfashanyigisho nitwa Jean Claude. Mu mfashanyigisho yabanjirije iyi twarebeye hamwe imikorere ndetse n'imiterere y'ububiko dukoresha muri mudasobwa cyangwa se hard disk. Ubu kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ndetse tunasobanukirwe systeme dukoresha muri mudasobwa yacu, BIOS. Muri terime technique iyo tuvuze BIOS twumva mu magambo arambuye Basic Input and Output System. Ibi bisobanuye ko iyi BIOS ari programme cyangwa se systeme mudasobwa ikoresha kuva igihe ucomekeyemo umuriro imashini igatangira kwaka kugeza igihe izimiye. Bisobanuye ko iyi ngiyi ari programme cyangwa se software processor y'imashini ikoresha kubera yuko ari igenga buri gikorwa cyose kiri gukorwa kuri mudasobwa. Ibi kandi bisobanuye ko iyi BIOS ariyo igenga amakuru kuva kuri operating system cyangwa se Windows kugeza ku bice bicometse kuri mudasobwa yacu, yaba ama hard disk, video adapters, keyboard, printers, scaneri ndetse n'ibindi. Tukimara gusobanukirwa iyi system, reka turebe ese n'ukubera iki yashyizwe muri mudasobwa. Iyi BIOS yashyizwe muri mudasobwa kugira ngo ibashe gutondeka ndetse no gukurikiranya buri gikorwa cyose mudasobwa igiye gukora. Bivuze ko imashini idafite BIOS udashobora kuyatsa ngo yake kubera yuko ya system igenga iyo mikorere yose ntayirimo cyangwa se yangiritse. Iyi systeme ya BIOS yubakitse mu buryo buzwi ku izina rya firmware. Nituvuga firmware wumve ko ari systeme ibitse kuri microchip ya BIOS. Iyo microchip cyangwa se iyo chip tuyisanga muri mudasobwa mindani kuri ya motherboard twabonye. Hanyuma rero iyi firmware ya BIOS igabanyije mu bice cyangwa se mu moko abiri. Ubwoko bwa mbere bwiswe UEFI, hanyuma tukagira na legacy firmware. Izi systeme zishyirwa mu mashini bitewe n'ubwoko bw'imashini, ariko nanone bigatandukana cyane ku muvuduko wazo. Ku bantu bagerageje kwestara operating system muri mudasobwa, ibi murabizi neza ko systeme ya legacy yihuta cyane kurenza UEFI mu buryo bwo kwestaramo Windows cyangwa se OS muri mudasobwa. Tutirengagije ko hari mudasobwa zishyirwamo izo systeme zombi mu rwego rwo kugira ngo uyikoresha abashe guhitamo imworoheye bitewe na system agiye kwestaraho Windows. Dore uko twakwinjira muri BIOS setup cyangwa se muri settings za BIOS kugira ngo tubashe guhitamo ndetse no guhindura bimwe mu bice cyangwa se imikorere ya BIOS. Hari amabuto dukoresha ariyo y'ama function keys aherereye ku murongo wo hejuru kuri keyboard ya mudasobwa yacu. Muzayabwirwa nuko ariho inyuguti ya F hagakurikiraho imibare runaka. Kwinjira muri BIOS settings hari amabuto ya function dukoresha bitewe n'ubwoko bw'imashini. Twavuga F10, F2 cyangwa se tugakoresha ibuto rya escape ari ryo riba riherereye mu nguni y'ibumoso hejuru kuri keyboard. Ugikanda ibuto ryatsa kuri mudasobwa yawe uhita ukanda byihuse rimwe muri ya mabuto navuze bitewe n'ubwoko bw'imashini yawe. Bibutse yuko izi systeme za BIOS ushobora guhinduriramo kandi bwa buryo bwombi twavuze, UEFI cyangwa se legacy. Mu yandi magambo iyi BIOS ikorana bya hafi n'ubwonko bwibutsa bwa mudasobwa aribwo CMOS. Tuzabivugaho mu mfashanyigisho yacu izakurikiriye. Njye nitwa Jean Claude, ndabashimiye kuba mwaduhaye umwanya mugatega amatwi imfashanyigisho yacu. Naho ubutaha.